Umunyarwanda yaciye umugani agira ati imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, ashaka kumvikanisha ko akenshi umuntu agera ku bintu by'agaciro yabanje guca mu bikomeye. Uyu mugani uhura n'inkuru y'ubuzima bwa Mugisha Emmanuel wamamaye nka Clapton kibonge muri filime, ubuhanzi, emosi n'urwenya, utibagiwe nuko ari muri ba brand ambassadors bakomeye mu kwamamariza amwe mu masosiyete hano mu Rwanda. Twavugamo nka sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse na sosiyete y'imikino y'amahirwe izwi nka Gorilla Games. Byatumye ibigo bikomeye byamamaza bimwifashisha kubera gukundwa n'abatari bake, bituma abona agatubutse. Clapton kibonge yakinnye muri filime nyinshi zakunzwe, twavugamo nka Seburikoko ari nayo yamwubakiye izina, Byadogereye, Virunga High School, Umuturanyi, Gakwege n'izindi. Iyi ni IGM TV, nakubwira ngo kora subscribe kuri iyi channel utazacikwa n'ibiganiro byiza tugutegurira umunsi ku wundi. Iyi ni inkuru ya Clapton kibonge, mbahaye ikaze. Nitwa Abimana Jean Dodier. Pastor akamwanga iyi ni metero, iyi ni metero, iyi ni metero, upima nawe iyi ni metero, akagapima metero ntabwo kitwa metero, harimo metero nyinshi, sinzi impamvu mukita metero, harimo metero. Amakuru aryoshye, uretse ko ushobora kuba miliyoneri ukabona miliyoni nawe. Clapton kibonge ni umunyarwanda wavukiye mu gihugu cya Uganda, nyuma iwabo baza gutahuka batura mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo. Uyu musore wavutse tariki 14 Ukwakira mu mwaka w'1988 ni imfura mu muryango w'abana batandatu. Nubikora nawe ukaba miliyoneri. Igiti si cya Rusizi. Ubuzima bushaririye Clapton kibonge yanyuzemo ubwo yari i Kigali. Clapton nk'imfura mu muryango w'iwabo, ahagana mu mwaka wa 2010 yabanaga na se na bashiki be mu mujyi wa Kigali, ariko ubuzima bwaje guhinduka, atangira kwita ku bavandimwe be. Papa we yakoraga i Kigali ariko akazi kaza guhagarara, asubira ku ivuko. Kibonge nk'umuntu wari imfura iwabo yafashe umwanzuro wo kudasubiranayo na se, yabanaga na bashiki be bato dore ko banigaga, agumana nabo kugira ngo bazarangize uwo mwaka w'amashuri. Ariko ubuzima nk'umusore burakomera cyane, niko kurangura amagi akayateka, akayahereza umwana akayacuruza, hakaboneka amafaranga kugira ngo bashiki be babone ibyo kurya. Kunacyo kugezeho nta nijya afite ndabona gasaruba ariko ndakunda gusanga wumva ko bashiki be usanga ababyeyi ndetse n'akamu yari afite yazibye ibye, yitegura gutaha, aca ku nshuti ye uburyo butunguranye, amusaba ko atataha, batangira kubana gutyo. ntabwo mfite Umaze kumbonera akazi nubwo katafatikaga bwose. Ati Kayumba yari afite barumuna be n'abavandimwe benshi, ariko ninjye yeretse icyumba bwa mbere. Mbaho akora wenyine, turagenda tuba barindwe mu nzu adutunze.
natangiye akazi ko gucuruza telefoni k'ibihumbi 25. inzara irandya koko. Nyuma yaho gato Clapton Kibonge umucyo waje kumurasira. Clapton Kibonge yatangiye kariyeri mu mwaka wa 2014 aririmba indirimbo z'Imana. Mu zo yaririmbye harimo Fata Telefone Mana, Muri Yesu harimo Go, Ihangane n'izindi. Nyuma mu mwaka wa 2015 yatangiye kwandika no gukina filime, kuba mushyushye ya rugamba no kwamamaza. Nubwo yakuze azi gusetsa, abo babanaga ntibibwiraga ko Clapton azazamuka akagera ku rwego yakwamamara akaba umunyarwenya ukomeye mu gihugu. Kugira ngo urugendo rwe rwo gusetsa abantu rutangire, yaje guhura n'umunyarwenya Ramujani Joshua amumurikira abanyarwanda biciye mu biganiro byanyuraga kuri Remigo TV. Ati naje kubona ikiraka cy'ibihumbi 25 ku munsi, bibuke ko yahembwaga ibihumbi 80. Nuko mbara iminsi ngiye gukora, naragenda avuga nti agiye kujya nyaheraho nishyura inzu, ubundi ninjire mu buhanzi bwanjye nta mbogamizi mpura nazo, nta bisitaza. Ibyo yakoraga byose ntabwo byagendaga neza nk'uko yabyifuzaga, kugeza ubwo abonye umwanya wo gukina muri filime ya Seburikoko ari nakesha izina rye. Ati Seburikoko yagize impinduka mu buzima bwanjye bwa filime. Ndabyibuka nari umuntu uraho udafite n'icyo nkuraho mu byo nkora cyane, ariko nari naravuze nti nimbona umwanya n'amahirwe kubyaza ibyo nshoboye nzakora nta kabuza. Filime ya Seburikoko yamufashije kumwubakira izina. Niko mwana wanjye. Clapton Kibonge yaje kuyobora itsinda ryitwa Daily Makers ryubatse izina mu rwenya, dore ko ryari ririmo abandi banyarwenya bakunzwe. Twavugamo nka 5K Etienne ndetse na Jafet ndetse n'abandi. Ikindi nakubwira nuko Clapton mbere yuko ashaka umugore we yabanje kumutera inda, ariko kubera ukuntu bakundanaga baza gukorana ubukwe, amugira umugore w'isezerano. Umugore we yitwa Mutoni Jackie. Barushinze ahagana mu mwaka wa 2018, bakaba baramaze kubyarana abana 2 aribo Mugisha Nera na Mugisha Nevan. Kibonge yize amashuri abanza kuri Nyakayaga, ayisumbuye kuri Kiziguro Secondary School na Kagarama, nuko kaminuza yiga muri University of Kigali ibijyanye na siyansi na tekinoloji. Umukobwa w'amasako mami chikobwa akoshimana akoshari mana kiyarite asiba nta biryo bihari ngewe mbwira marene wawe anshugurikira agafanta nibwo tumerere basi. Nimunyumvira nk'ubu, nimunyumvira kuba basi. Ibyo utaruzi kuri Clapton Kibonge. Kibonge akunda abana cyane kandi nabo baramukunda kuko uburyo akina birabashimisha, kandi yaje kugaragara yakoze ibitaramo byo gushimisha abana. Ibi byerekanye ubwuzu agirira abana, byashimishije benshi binatungura benshi.
Ikindi tutakwibagirwa kubabwira nuko se wa Clapton Kibonge ayobora rumwe mu rusengero rukomeye hano mu mujyi wa Kigali bita Assembly of God Church of Kigali. Clapton Kibonge yakoze filime zakunzwe, twavuga nka filime y'uruhererekane y'isiga kwege yashyize ahagaragara ahagana tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2019. Ni filime igamije kwigisha urubyiruko ndetse n'abakora imirimo itandukanye kwigisha imyitwarire n'uko umuntu agomba kwitwara muri sosiyete arimo no kwihanganira ibibazo ahura nabyo. None twababwira ko Clapton igihe cyari cya Covid, Corona imeze nabi, ni ibihe byagoye benshi, ariko Clapton Kibonge umwanya we wose yawubyaje umusaruro kuko yakoresheje yandika filime y'umuturanyi, filime iri kugenda imugira ikirangirire kubera iri gukomeza ikurwa na benshi. Umuturanyi ni filime igizwe n'uduce twinshi ndetse n'inyigisho mu buzima bwa buri munsi zifasha abatari bake. N'ubundi rwose ariko nta kindi yakora, uriya yapfukama ku izina rye, azapfukama ahubwo azabikora n'imirundi 3. atapfukama se samukunda niyo mageze jewe ururangirwa apfukama hasi ngo ninda dupfimiro ngo uzandongora menye harya bivuga no mu ruzungu. nanjye nutaritera ntabwo nzabana nawe. Impfukamiro wowe imbere y'Imana yo mu ijuru nanjye nutahita ntabwo nzabana nawe. Akuziko umva bebe akira njye nawe noneho tunarangiza. Ntabwo napfukama njye nawe turageze bongo ki akuko iki ushyira kode nyinshi cyane mu mutwe urampinduye nanjye kwambara ibintu nk'ibi wowe umuntu agusaga serivisi kamwe gato aho ukatangira kuvuga gute sheri nta nubwo nshaka gusakuzanya nawe nanjye do imbere y'Imana mutanterere ivuze. Thank you for the happiest year of my life. Clapton agerageza cyane gukora, guhanga no kwihangana mu gihe ibintu bigoye. Yaragize ati dufite inzira ndende, tugomba kugumana imico yabigize umwuga. Buri wese agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere uruhare rwe mu byo akora mu buryo bugaragara. Ati benshi muri twe dukora ibintu kubera ko tubyishimira, ariko dukeneye byinshi kugira ngo tunoze impano zacu. Ngayo nguko yari inkuru ya Clapton Mugisha uzwi nka Kibonge twe twabateguriye. Amahoro y'Imana nabane namwe.